Trigger Pull. Hari byinshi kunyura mu matwi, ibikuza mu ntekerezo ndetse n'ikomeje gutera impaka n'urujijo kuko bisa nk'amayobera. Politiki y'isi, impinduramatwara z'urudaca ndetse n'intambara zabaye nk'icyorezo, ibyo bigahurana n'iyo noneka ry'ubuzima bwa muntu uyu munsi. Kuri iki kiganiro uyu munsi ngiye kwigishwa wakongera ubushobozi bwawe bwo gufata mu mutwe. Muri uru rugendo rw'iminsi mike nzajya nguha imyitozo igiye itandukanye, nuyikurikiza uzabigeraho. Umwitozo wa mbere, menya intego zawe. Nta kintu na kimwe ushobora kuzigera ugeraho muri ubu buzima utarasobanukirwa neza intego zawe. Hari umuntu umwe wabisobanuye neza, aravuga ati sinshobora kwiruka mfite ubwoba kuko ntaho byangeza. Nibyo, ntabwo ugomba kwiruka kuko wumva ko ugomba kwiruka, ahubwo sobanukirwa intego zawe. Kongera ubushobozi bwo gufata mu mutwe ntabwo ari umwanzuro ufata umunsi umwe ngo uhite ubigeraho, ni urugendo. Ese mu by'ukuri urashaka kongera ubushobozi bwawe bwo gufata mu mutwe? Menya aho uhagaze uyu munsi, fata ikayi n'ikaramu, wandike urupapuro rw'isezerano. Girana isezerano nawe ubwawe ry'aho ugiye kuva n'aho ushaka kugera mu gihe runaka, ku buryo nutanabigeraho uzabitangira ubusobanuro bufatika. Bibutse neza, amazina yanjye nitwa Miguel Anaja. Imyitozo yose nzabaha muri iki kiganiro niyo mu gitabo How to Attain Success. Mbere y'uko ntangira kwigisha ibi, nanjye nakoze imyitozo nk'iyi. Icyo gihe nari umunyeshuri w'umunyantege nke. Yego sinari umuswa, ariko nigaga buhoro. Nifuza kuzaba umuprogaramu ukomeye, nkagira byinshi ngeraho mu buzima bwanjye, nkakora video game, nkubaka za website, nkubaka n'amaprograme. Ibyinshi muri ibyo nabigezeho. Kugira ngo ntangire urwo rugendo, nagomba kumanza kwitoza gufata mu mutwe. Uburyo nitojemo gufata mu mutwe, ntabwo nahise mfata umwanzuro ngo mvuge ngo guhera uyu munsi ngiye kujya mfata mu mutwe mu buryo bunyoroheye cyane. Ibyo byaba binasekeje. Bwa mbere na mbere byari ugutahura aho mpagaze, nyuma nkamenya intera iri hagati neza y'aho nshaka kuva n'aho nshaka kugera. Narangiza nkubaka iteme rizangeza kuri ibyo nshaka kugeraho. Mu buzima busanzwe ibyo ushaka kugeraho biba ari inzozi. Iyo umenya igihe bizagutwara, imbaraga bizagusaba kugira ngo ubigereho, ukanatangira urwo rugendo, za nzozi ziba zihindutse intego. Aya niyo makuru y'ingenzi waba ukeneye ku kijyanye no kwishyiriraho intego. Mbere y'uko dukomeza n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro, kora subscribe, nurangiza ufate ikayi n'ikaramu, umanze ushyireho intego zawe z'ibyo ushaka kugeraho, ugerageze gusobanura neza ikizatuma ukomeza kureba iki kiganiro. Ese ni ukwera icyo ukeneye ukongera ubushobozi bwawe bwo gufata mu mutwe. Naho ubutaha.